Muraho neza mwese. Amazina yanjye yitwa Mutuyemariya Uwuje Rachel, nkaba ndi umukorerabushake muri Mentor Dignity Foundation. Kuri uyu munsi tugiye gusangira ubumenyi ku myitozo 3 iruhura ubwonko yifashishwa muri Mentor Dignity Foundation mu kuvura abafite uburwayi bwo mu mutwe, ariko nanone ikaba ikoreshwa mu gukumira kutararwara kugira ngo akumire uburwayi bwo mu mutwe. Imyitozo rero tugiye kurebera hamwe ni 3 kuri uyu munsi, akaba ari imyitozo yo guhumeka. Ndabatumiye ngo tuyikorane. Umwitozo wa mbere mu myitozo yo guhumeka ni umwitozo wo guhumeka dukoresheje izuru. Turakoresha igikumwe n'agahera, kwinjiza umwuka mu izuru rimwe tukawusohorera mu rindi. Murareba uko ndi kubikora niko mugerageza kubikora. Injiza umwuka mu izuru rimwe hanyuma ukawusohorera mu rindi zuru ukoresheje cya gikumwe n'agahera. Turahindura izuru, turahumeka inshuro zose zishoboka, twinjiza umwuka mu zuru rimwe tuwusohorera mu rindi. Uyu mwitozo urafasha cyane igihe umuntu ababara umutwe. Umwitozo wa kabiri mu myitozo yo guhumeka ni umwitozo wo guhumeka dukoresheje inda. Ndashyigikira inda, hanyuma iyo bibaye byiza umuntu arahumiriza, hanyuma ukinjiza umwuka mu mazuru, ukumva ko uwo mwuka ugiye gusukura bya bindi byose byakubangamiraga, bigasohokana n'umwuka usohoka unyuze mu kanwa. Urahumeka inshuro zose zishoboka kugeza igihe wumva umerewe neza. Uyu mwitozo nawe ushobora gufasha igihe ubabara umutwe. Umwitozo wa gatatu mu myitozo yo guhumeka ni umwitozo wo gushinga ibirindiro. Usobanya amaguru nk'uko mubona nabikoze, hanyuma ugahuza ibiganza byawe nk'uko mubibona nabikoze, hanyuma ukinjiza umwuka mu mazuru ukawusohorera mu kanwa. Bibaye byiza umwitozo wawukora uhumirije kugira ngo urusheho kuba hamwe, utekanye muri wowe kandi urusheho kwiyitaho mu buzima bwawe bwo mu mutwe. Uyu mwitozo wo gushinga ibirindiro ufasha kuba hamwe, kwikonsantra igihe uri gukora ibintu runaka. Ufasha cyane abanyeshuri igihe ugiye nko kuba wakwiga ugatangira ukawukora, ugiye muri etude ukaba ari utangiza kugira ngo urusheho kumererwa neza mu mutwe, hanyuma ukore ibyo ugiye gukora byose utekanye. Iyi rero ni ya myitozo 3 nababwiraga tumaze gukorera hamwe. Ndizera ko twayikoranye, twagendanye. Igihe nabaga ndi kuyikora namwe mwabaga muri kuyikora. Ni imyitozo ifasha ikaruhura ubwonko nk'uko natangiye mbibabwira. Ni imyitozo ishobora gufasha abantu bagakira umutwe. Muri Mentor Dignity Foundation ni benshi cyane bayikoresha, ni benshi cyane ifasha bagakira umutwe. Hanyuma ikindi kintu ifasha, ishobora gufasha nk'abanyeshuri igihe biga, bakayikoresha kugira ngo bikonsantre igihe biga, babikore batekanye, ubwonko bwabo hameze neza. Irafasha kugira ngo umuntu atekereze neza. Yego, ndizera ko rero mwabonye uko ikorwa. Ndabashishikariza kugira ngo mukomeze kujya muyikora kenshi, mwiteho mu buzima bwanyu bwo mu mutwe. Murakoze.